Izina Yvette. Yvette ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'igifaransa, rikaba ari izina rihabwa abana b'abakobwa aho risobanura umurashi. Yvette ni umuntu ukunda gutekereza cyane, akaba ari umukobwa ukunda ubwigenge hamwe no kubaho mu buzima bwe yabigizemo uruhare. Ni umunyembaraga kandi ukunda guhorana ibyishimo. Ni umukobwa ukunda kwiyobora cyane cyane ku bijyanye n'ibyemezo birebana n'ubuzima bwe, kandi aba yumva ari na gutyo ku bandi byagenda, bityo akaba ari umuntu udashobora gupfa kwivanga mu buzima bw'abandi. Akunda ibintu byiza cyane kandi agakora uko ashoboye ngo abiharanire. Ntabwo akunda ibintu bidakozwe neza, akaba ariyo mpamvu buri kintu cyose kimureba cyangwa se kimwerekeyeho aba yumva yakigiramo uruhare. Yvette ni umukobwa witekerezaho, hanyuma akipangira ibintu byiza mu buzima bwe, agafata umwanya wo kwikosora aho bikwiriye kandi akagira ikinyabupfura. Yvette yishimira kubera abandi urugero, maze ibyo bigatuma akora uko ashoboye kose ngo yirinde kugaragara mu makosa cyangwa se nanone kuba yagaragara nabi. Ni umukobwa w'umunyakuri muri kamere ye, akaba atagira uburyarya namba, ntabwo azi kubeshya, akaba ari nayo mpamvu ashobora kubipfa n'abantu. N'indayimuka ku nshuti ze. Iyo umuntu afite inshuti yitwa Yvette, aba abizi yuko afite inshuti nyanshuti. Nanone ariko nawe akunda abantu bamufitiye akamaro, ku buryo iyo atekereza yuko abantu nta kamaro bamufitiye, ashobora gutandukana nabo mu buryo bwihuse cyane. Rimwe na rimwe Yvette ashobora kugaragara nk'umuntu wirata, ariko kandi iyo mwaganiriye ushobora kubona yuko wibeshyaga. Nubwo agira umutima mwiza, ariko nanone ni umuntu wirebaho cyane imbere ya byose, akaba iyo abona yuko ibintu atarimo kubikuramo inyungu yifuza kubibonamo, ako kanya ashobora kubyihorera, bikaba byanatungura abantu bose bari bamuzi muri icyo kintu. Akunda gufata inshingano kandi akaba yishimira kubona abantu akunda hafi ye. Mu buzima bw'urukundo, Yvette aritanga cyane kandi azi gukunda, akishimira kugira umukunzi wumvikana, gusa nanone w'umukozi kandi wateye imbere. Ntabwo akunda abasore b'abanebwe mu buzima bwe, aba ashaka kuyobora mu rukundo, ntabwo yifuza yuko umukunzi we yamutegeka, kenshi na kenshi rero bikaba birangira babipfuye. Arafuha bikabije kandi ntabwo azi kubihisha, ibyo nabyo bikaba bibyara ibindi bibazo. Yvette kumuca inyuma ni ikintu abatazibagirwa na rimwe, kandi ni ikintu uba uzahora uzira wowe wabikoze nubwo mushobora kuba mwakwiyunga. Mu mirimo itandukanye Yvette aba yakora harimo ibijyanye n'imideri cyangwa se imitako, kwigisha, kwakira abantu, gukina filime cyangwa se ifite aho bihuriye n'itangazamakuru hamwe n'itumanaho.